Yes, reka ngushimire kandi guhereza ikaze nkwifurize kugubwa neza aho uherereye hose ndetse n'ibyo uri gukora byose. Tukugezaho amakuru y'ibyamamare, amakuru abagenda acicikana ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, haba hano mu Rwanda, mu Burundi ndetse n'ahandi hose bitewe n'amakuru ahagezweho. Niba ari ubwa mbere ubanye natwe, reba hepfo y'ivideo maze ukande subscribe tujye turushaho kubana umunsi ku munsi kandi amakuru yacu ajya kugeraho mu ba mbere. Nk'uko mwatangiye kugenda mubibona, ni Teta Sandra ukomeje gucicikana ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, haba mu Rwanda, muri Uganda, mu Burundi ndetse n'ahandi hose bitewe n'uko yagaragaye yarakubiswe, yarahohotewe bikomeye n'umugabo we ubwo ngo bari bajyanye mu isoko, ndetse amafoto ye agakora ku mutima wa benshi ndetse akanatuma ibyamamare bitandukanye hano mu Rwanda, mu Burundi ndetse n'ahandi hose ku isi bagenda bagaruka kuba yarahohotewe uyu mugore, ndetse binavugwa ko ngo hakwiriye kugira igikorwa kugira ngo uyu mukobwa abe yakurikiranwa ndetse abashe kurenganurwa. Ambasade y'u Rwanda rero muri Uganda yatangaje ko iri gukurikirana iki kibazo cya Sandra Teta umaze iminsi atabarizwa n'abantu b'ingeri nyinshi ku mbuga nkoranyambaga ku bw'ihohoterwa bivuga ko yakorewe n'umugabo we Weasel uko bari mu isoko. Amafoto agaragaza Sandra Teta yarakubiswe agacika ibisebe mu maso, ku mavi no mu mugongo, amaze iminsi akwirakwira ku mbuga nkoranyambaga muri Uganda, yateye abantu benshi uburakari ndetse batangira gusaba ko uyu mubyeyi w'abana babiri atabarwa kuko ari gukorerwa iyicarubozo n'umugabo we babyaranye Weasel usanzwe ari n'umuhanzi muri iki gihugu. Ambasaderi w'u Rwanda muri Uganda Joseph Rutabana yabwiye The New Times ko ambasade iri gukurikirana ikibazo cya Sandra Teta. Ati turi kubikurikirana, ababyeyi be bari hano muri Uganda bavuganye nawe kandi natwe twaramubonye turanavugana. Ibyo nibyo nababwira kugeza ubu. Abantu b'ingeri zitandukanye yaba ari mu Rwanda no muri Uganda bifashishije imbuga nkoranyambaga bavuga ko bivugwa ko Weasel yakubise Sandra Teta babyaranye abana babiri. Umuhanzikazi Cindy yavuze ko niba koko Weasel yarakubise Sandra ibyo yakoze bitaba ari ukuri kuko bidakwiriye ikiremwa muntu. Daniela umugore wa Joseph Chameleone mukuru wa Weasel amaze igihe avuga ko azakora ibishoboka byose Sandra Teta agatabarwa kuko amaze igihe ahohoterwa. Uyu mugore yashyize ku mbuga nkoranyambaga ubutumwa yandikiye Weasel amubwira ko akwiriye kureka gukomeza guhohotera Sandra Teta. Ati Weasel ukwiriye guhagarika ibi bintu, ndagukunda kandi ntabwo nifuza ko uzajya ahantu habi, ntabwo rirarenga kuko wakwimakaza amahoro ukaba umugabo mwiza. Yashyize hanze ubutumwa bwe n'umugabo we amusaba gukora ibishoboka byose ku buryo Sandra Teta yava mu menyo ya rubamba akareka gukomeza guhohoterwa na Weasel. Ngayo nguko rero niyo makuru twababwira ya Sandra Teta ukomeje guhohoterwa ndetse kabinavugwa ko ari mu nzira zo gutabarwa na ambasade y'Abanyarwanda muri Uganda. Ndetse nawe uri kudukurikira ufite byinshi wavuga, ufite n'icyo watubwira ku bijyanye na Sandra Teta ndetse no kuguhohoterwa gukomeye bikomeje kugaragara umunsi ku munsi. Gira igitekerezo utanga, niba utari wakora subscribe uyikore maze amakuru yacu ajya kugeraho mu ba mbere. Turagukunda cyane.